Mwiriwe mwese. Ndagira ngo mbanze nshimire Imana kuko mu bintu dukora byose Imana ni ibanza mbere. Ibyo tugeraho, ibyo dukora, ibyo Imana ni iza mbere. Yaduherekeje mu rugendo, twe twaje tuvuye i Kigali, dusanga namwe muri bazima n'iki gikorwa gihari. Ubwo rero ndashima Imana. Hanyuma ikindi ndagira ngo mbanze nshimire Emmanuel, niwe twakomeje kwandikirana, ngo ni president nakubwo ndibagiwe. Kera kiri umusore ari umujandarume abo twita abapolisi no munsi twari twariganye, ni nawe muntu twicaranye imyaka myinshi ku ntebe muri sogonderi. Noneho turangiza sogonderi hamwe, hanyuma agenda muri universite, we ajya muri gendarmerie, turarangiza. Ubwo bo barangije mbere yacu kuko bigaga imyaka mikeya. Noneho duhura ari umuriyetona, nanjye ndi umwarimu kuri universite Inyakinama. Noneho rero umunsi umwe turahura, ajyanye abajandarume bari umurongo muremure, ndagenda ndamusuhuza ndamubwira nti uraho, musuhuza mu izina rye. Hanyuma arambwira, ashyira ku ruhande arambwira ati rero buriya nituba turi twenyine wenda ujye unyita ka kazina twamwitaga Masayi tukiga muri sogonderi. Ati wenda ujye unyita Masayi nituba turi twenyine, ati ariko nubona ndi hamwe n'abajandarume ujye unyita Liyetona. Buriya rero ndagira ngo nshimire perezida wa Big Evangelical Network kuko niwe twakomeje kwandikirana. Hanyuma uyu munsi Imana irabikunda ndaboneka. Amen. Kandi ndagira ngo mbashimire no kuri iyi topic batoranije. Ariko mbere yuko dutangira kuyiga, nk'umwarimu w'icyongereza, ubwo nihaye droit yo gukosora topic banditsemo hariya, nongeramo amagambo atarimo andi ndanayacurukura. Ndavuga ngo the role of the young generation in sparking revival. Kuko role ya young generation niyo ntabwo ari revival spark. Uyishyize muri revival spark waba uyipfobeje cyane. No kuvuga ngo mbese bazagira uruhare muri ako kantu kagashashi. Ariko iyo uvuze ngo baza sparking revival, no kuvuga ngo bazayatsa hanyuma ikomeze. Ariko ibyo ngibyo ntimubifate nabi. Ubwo nababwiraga titre nafashe, the role of the young generation in sparking revival. Hallelujah. Uruhare rw'urubyiruko mu kwatsa, mu gutangiza, mu gucumika ububyutse. Hallelujah. Muri no minsi basigaye bavuga ngo baratwika. Umwebwe ntabwo muzatwika, muzacumika kugira ngo, kandi turaza kubireba. Ariko mbere yuko dutangira ndagira ngo mumfashe tubanze turirimba agace gatoya k'indirimbo nkunda cyane. Hari abantu bazi indirimbo ya 19 muzagakiza? Abafite telefone cyangwa abafite ibitabo, indirimbo ya 19 muzo mugakiza. Turarimbaho amagambo make gusa kugira ngo tujye muri spark. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumugusabye twizeye, ngutwoherereze Mana. Mana yacu, Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, kuzuriza isezerano. Icya kabiri, wongera uca n'umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubibwire
twitwikisha umuriro, Mana yacu, Mana yacu, wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, kuzurizi sezerano. Amen. Ngira ngo igihe turimo kwigira ijambo ry'Imana, amagambo y'iyi ndirimbo ahinduke isengesho ryawe. Haleluya. Kuko ni ikintu gikomeye cyane, ngira ngo uyu munsi twumve, kuko revival is always an act of the Holy Spirit. Ububyutse iteka ryose ni igikorwa cy'umwuka wera. Haleluya. Kuko buri yuko wabigenza kose, ntushobora gutwika ishyamba udafite umuriro, n'ibyatsi ntushobora kubitwika, ugomba kubanza ugashaka umuriro, waba kubona umuriro ukabona ugatwika icyo twika cyose. Haleluya. Ndagira ngo rero aya magambo tuyatekerezeho cyane kandi muyumve neza. Amina. Ndashimira Imana cyane cyane kubw'iyi topic batoranije, kuko iramfasha guhuza ibintu byinshi. The role of the young generation in sparking revival. Uruhare rw'urubyiruko mu gutangiza ububyutse, cyangwa mu kwatsa ububyutse, mu gukongeza ububyutse. Kera nkiri umusore muri 85 nagize umugisha, ubundi iyo ndangije kwiga, ndangije university hano hepfo muri 82, hanyuma mba umwarimu muri university. Ariko icyo gihe twe twari twarazamutse twaragiye Nyakinama, ariko headquarters za university zari ziri hano. Noneho rero kuko faculté de lettres na faculté ya sciences de l'éducation twe twarazamutse tugiye Nyakinama, hari ubu ngubu hari akademi ya gisirikare. Noneho turangije ngiye mpita mba umwarimu, ariko umwaka urangiye haza politike mbi mu gihugu cyacu, barandinganiza banyoreza kwigisha muri Tronkome ahantu hitwa Rulindo. Ariko Imana yo burya ijya yandika amarinye droite ikoresheje amakurube, kagira gutyo ukabona igucishije ahantu, kuko hari ibintu ishaka kugorora. Haleluya. Rwose icyo gihe nari umwarimu ariko ntakijijwe. Pagani, no, ntabwo nigeze mba umupagani mubi. Njya mbwira abantu hari igihe uri umupagani mwiza. Sicyo nita umupagani mwiza. Umupagani ugira ikinyabupfura, umupagani ugira gahunda, ariko umupagani. Ntabwo nigeze mba umusinzi mu buzima bwanjye rwose, nanywaga inzoga ariko nkazinywa nyine nk'umuntu umupagani mwiza. Nkanywa nkeya ku buryo no kunyemeza gukizwa byari kukugora, ariko nafite ibindi byaha byinshi. Ntabwo naje gutanga ubuhamya uyu munsi, cyo neraga kwagura si cyo. Noneho maze gukizwa, kijwe muri 83, nsoma Bibiliya. Yewe nakijwe nsoma Bibiliya, ndaza kubigarukaho nimpagera. Hanyuma mpita mfata umuriro, ndi mu bantu buzuye umwuka, nta muntu ubinyigishije, gusa kuko nasomye Bibiliya numva mfite inyota n'inzara yo kubwiriza abantu ubutumwa bagakizwa. Hanyuma nsenga Imana, nza kugera ahantu numva ahantu Yesu yavuga ngo umva ngo umwuka wera naza ni uzemeza abantu ibyaha, namwe ndamushaka, ko ndashaka kubwiriza abantu nkazapfa nkigurumana. Hanyuma ntangira kubwiriza ubutumwa. Ngira Imana rero bigeze 85 batwohereza muri stage yo kwimenyereza kuvuga Icyongereza mu Bwongereza. Tugenda tugiye kumara y'amezi 4, ariko iri umunyamugisha nyine umugisha ugukurikira. Ndagenda tutaragenda, Umwongereza dukoreshaga teste, arambwira ati ariko wowe nabonye nivo yawe iri hejuru, nibaza n'impamvu utigisha muri university. Sinanamubwira ko nahoze mpigisha bakandinganiza ndumagihwa, abazungu sinjya bizera. Mubwire ko nahigishaga azatangire kujya gutera amahane. Noneho arambwira ati ndashaka kugushyira muri masters, ati abandi bazamara y'amezi 4 wowe uzamara 12.
wabyemera kandi wabundi wanze kumara amezi 12 mu Bwongereza kubise masters ndagiye ntabwo ndageraho ndimo kubajyana si icyo cyanjyanye cyakora nagezeyo bingirira umumaro kuko nagiye hari ikintu nifuzaga naburaga ahantu nzakinyuza ko nari umukatolike jewe ubundi kubwa kavukire jewe navukiye mu maryango w'abakatolike no kwiga nize mu seminari numvaga nzaba padiri hanyuma mfite imyaka 19 biranga ko nibwo narangije sogonderi nareba hanze kabona inkumi zose zabaye nziza kandi natega amatwi nkumva muri jewe harimo iyindi fire abana ya bira bintu by'upadiri butarongora ntabwo nzeyo nabishobora hari abantu bajya bavuga ngo wenda ngo niboya yanavuze ntabwo nabishobora ziriya nkumi niyi fire iri mu mubiri wanjye na ziriya nkumi n'ubupadiri ntibijyana bizakunda ndabireka nigira muri university noneho rero kubera ko umaze gukizwa nabatijwe mu mwuka ariko nkanye numva shaka no kubatizwa mu mazi menshi ndagenda ngiye kwiga mu Bwongereza mbwira umupastori nabanje njya gusengera iwacu mu Gaturika nsanga harakonje nani ibintu biraho bikonje imihango iyo umuntu akiri urubyiruko rero buriya iyo wafashe fire hari ahantu usengera ukumva utazahaguma si ibingibi ntabwo ari ukubatera mu mwuka mubi hari ahantu ujya ukumva nta fire ukumva mbese ufite umuriro muri wowe ukabona handi ni mumbeho ndahindura nigera muri Eglise Evangelique ngeze rero mbwira pastor ndashaka kuzambatiza ariko nunambatiza nzakomeza mu mukatolike kuki ushaka gukomeza ukaba umukatolike niyo ndi kuba umukatolike binkingurira imiryango mbwiriza abantu bose kuko mba ndi iwacu harambwa ati nta kibazo tugiye kukubatiza ubwo ushaka ko ngubatiza nijya kuzanyemerera mbanze ntanga ubuhamya biramutungura hari umuntu umenyereye ko umuntu ajya kubatizwa akabanza agatanga ubuhamya cyane cyane mu bazungu ntibibayo abazungu ntibakunda gutanga ubuhamya cyane cyane abongereza harambwira tuzatanga ubuhe buhamya mbabarira gusa nzavuga interuro enye zonyine zitarenga nzabanza mbwira Imana ngo warakoze kunyihanganira igihe nari nkiri umunyabyaha simpfire mu byaha simpereyo icya kabiri nzabwira Satani ngo imyaka nagukoreye irahagije sinzagaruka icya gatatu nzabwira umutima wanjye ngo umutima wanjye ubimenye uku niko nzagenda mbwire n'abahagaze ngo mumbere abagabo ko nabivuze mwumva pastor araseka ramwe tumva ibyo byonyine uvuze nzakubatiza ntuzanigore wiga none rero kubera ngo namaze kumuha abanyarugatse subundi naba nkwigisha kugira ngo umenye Yesu none ndumva ahubwo wowe wararengeje uzuye n'umwuka utarabatizwa hanyuma arambatiza ubuhamya ndabutanga hanyuma ndataha rero ntaha aha niho ngera kuri iriya topic umukobwa twiganaga twasenganaga muri UCCF ariyo JBU nahangaha angurira igitabo na gatabo gatoya n'ubundi agafite njya nkunda kugasoma kanditseho ngo revival comes to Wales ako gace twigagamo mu Bwongereza bw'uburengerazuba icyo gihugu cyitwa Wales uburyo Ubwongereza bugizwe niyo mpamvu bwita United Kingdom bugizwe n'ibihugu bigeze kuri 6 rero nigagaho muri Wales mu mujyi witwa Benga noneho nza nkisoma igitabo cya revival ikintu rero cyanteyemo umuriro n'ubukabo ukirimo abantu b'abasore wari leader wabo yari afite imyaka 19 bagiye hamwe barasenga bafite umutwaro wo kubona Wales ifata umuriro hanyuma Imana irabasubiza Wales habaye ako gace twigaga habaye ububyutse bwasize amateka mu Bwongereza none nza mbwira Imana ariko Mana wazangirira neza nanjye nkabona ububyutse mu Rwanda bwarahabaye yego muri za 33 kandi nabwo bwazanywe n'abantu b'abajene uretse ko bari babaruseho gatoya ba Joe Church baje mu Rwanda bafite imyaka 28 ba RG Smith baje bafite bamwe 25 ndigira ngo yarafite 23 nundi witwa Sharp bakoranaga n'abandi bari urubyiruko buriya kenshi Imana igiye gukora ifatira mu rubyiruko none nza nsenga Imana yibwira Imana nanjye ndacyari urubyiruko icyo gihe nafite imyaka 27 nanjye ndacyari urubyiruko niba ubona nanakuze kuri ririya shuraho nigisha abariho uzasuka ububyutse buhatangirira
ngenda ubu muriro wangumyemo nkajya nsengera ububyutse n'ubu ndacyabusengera. Noneho muri 95 nyuma ya genocide Imana iduha promise, iratubwira ngo ngiye gukiza iki gihugu muri etape 5. Ibi ndabibabwira kuko muri urubyiruko nabwiye Imana ngo niyo napfa utabikoze nzasiga mbibwiye abazaza nyuma yacu kugira ngo uzabibakoreshe, kuko hari igihe generation inanira Imana, hari igihe generation inanira Imana. Imana yakuye abayisiraheli muri Egiputa, irabazana ibacisha mu butayu, ibashyiramo amasezerano, irababwira ngo ndabatwaye mbavanye muri iki gihugu cy'uburetwa mbajyanye mu gihugu cy'amasezerano. Ni igihugu kigari, ni igihugu gitemba amazi, ntabwo muzagomba kuhira imyaka nk'uko mwabigiraga muri Egiputa. Baragenda bohereza abantu 12 ngo bajye gutata igihugu. Bavuyeyo 10 muri bo baraza barabwira ati igihugu tuvuye gutata. Bazanye imbuto ngo iseri, murabizi ababonye za grape biriya by'inzabibu, ubundi iseri ry'inzabibu umuntu arifata mu ntoki ryenda kungana na kino kirabyo, ariko ngo iseri z'inzabibu zaho ngo bazitwaraga ku giti ngo rigatwarwa n'abagabo 2. Murimo murabyumva? Igihugu cy'amasezerano. Haleluya. Ariko baraza barabwira ati ariko nubwo iki gihugu twakibonye ni igihugu cy'amata n'ubuki, dore n'ikimenyimenyi, dore inzabibu zaho uko zingana. Ariko abanyabwoba bongeraho ariko nujya gutanga raporo y'iby'Imana yavuze ntukongereho ariko yawe. Aravuga ngo ariko twabonyeyo imidugudu miremire, ngo twabonyeyo n'abagabo banini barebare bitwa Banaki, ngo baturebaga ngo bakabona tumeze nk'inzige. Bariya bagabo Mana mpora mbatekereza, babarebaga mukabona mungana n'inzige, mwigeze muganira nabo? Urumva bari bagiye gutata igihugu, ibyo babatekerezagaho nta kuntu bari kubimenya. Ariko bo barirebye, barebye ibyo bigabo binini, bariminimiza, baravuga ngo twebwe nitwe twahangana na bariya bagabo, ngo bakabona bameze nk'inzige. Ariko uwitwa Yosuwa, umuntu w'Imana, nkunda ubuhamya Imana itangira Kalebu na Yosuwa, muze gusoma neza mu gitabo cyo kubara. Ubwo Mose yavugaga ngo se kumbwira ngo ngiye gusanga basogokuruza, ninde uzansimbura akayobora ubwoko bwawe ngo butagenda bumeze nk'ingabo zitagira umutware? Imana namubwira ngo genda uhamagare Yosuwa mwene Nuni, umugabo uri mu mwuka, umurambikeho ibiganza, umutere umwete, niwe uzagusimbura. Haleluya. Ariko hakaba n'undi mugabo, abo 2, Kalebu yigeze gusanga Yosuwa mu gitabo cya Yosuwa igice cya 14. Aramubwira ngo Yosuwa, uribuka icyo Imana yamvuzeho ubwo twari Kadeshi y'Ibaruneya? Haleluya. Uribuka icyo Imana yamvuzeho ngo none mu musozi wanjye nguhindure? Afite imyaka 85. ngo uko imbaraga zanjye zanganaga ntabaranga tabaruka, ngo nuko zingana, ngo kuko nomatanye n'Uwiteka. Haleluya. Umugabo umwe uri mu mwuka n'undi mugabo womatanye n'Uwiteka bazana report itandukanye n'iya babandi. Ariko Imana burya nayigiraga himano, niko nyamvuga. Abo ngabo 10 buriya mujye mwitondera ikintu cyitwa demokarasi. Abandi 10 batanze raporo ngo abaturage bose baravuga ati turiya tugabo 2 nitwo twenda kutubwira ko raporo y'abandi 10 iri munsi yabo, ngo batangira gufata amabuye. Ngo Imana irababwira ngo ubwo mudashaka kujya mu gihugu cy'amasezerano nimusubize iyo mu butayu, muzenguruke mu butayu kugeza igihe mwese muzapfa, ariko aba bana banyu muvuga nibo nzajyana. Niyo mpamvu rero ngiye nkuze kubwira abantu iby'Imana yasezeranije, nkavuga ngo nitanabikora mu gihe cyacu ubwo tuzaba twarayinaniye.
izabikora mu gihe cy'abana bacu, ariko kugira ngo abo bana bikunde nuko baba bazi iby'Imana yavuze. Haleluya. Ariko nyambwira Imana, ubwo rero ubwo warokoye Kalebu na Yosuwa, nanjye uzanyemerere igihe uzabikora nzabe mpari, kuko numatanye n'Uwiteka. Hari abantu, hari ibintu reka mbabwire iby'Imana yatubwiye, kuko ubu naba ntangiye kwigisha nabi. Icyo gihe muri 1995 twarasenze, Imana yatubwira ngo ngiye gukiza iki gihugu muri etape 5. Etape ya mbere, icyo gihe twari dufite impunzi zuzuye ahantu hose. Muri Kongo twari dufite impunzi zigera muri 2 miliyoni, muri Tanzania twari dufite impunzi, mu Burundi hari impunzi, no muri Uganda zo ntabwo zari nyinshi, ariko iza kera zo zari zaramaze gutaha. Imana yatubwira ngo izi mpunzi zose ngiye kuzicyura nzigarure mu gihugu, kuko ntabwo igihugu kizakira aba bantu bose batagarutse. Ariko kondisiyo mu bisengere, twari mu masengesho. Etape nimero 2 ngo aba nibamara kuza, ngo iki gihugu kizabamo umutekano muke, ngo nawo muzawusengere nzawushyiraho iherezo. Ngo nindangiza ibyo ngibyo, ngo nzanyeganyeza intebe zose z'iki gihugu, ngo nshyire mu mwanya abantu ko jyewe nabigennye, bitari uko mwebwe mwabigennye. Turabyandika. Icya kane, ngo ibyo nimbirangiza nzakemura ikibazo cy'ubutabera kizaba cyarabananiye. Ngo nibirangira muzaba mwinjiye mu gihe cya revival. Ngo ariko ngo icyo gihe nicyo kizabagora kuruta ibyo bindi bine. Iduha impamvu, iratubwira ngo kuko bamwe muri mwebwe kubw'imigisha nzaba namaze guha igihugu bazaba badamaraye ntacyo bitayeho. Ngo abandi ngo buzaza mushaje, ngo mutagifite imbaraga. Rero hari igihe nyasubiza amaso inyuma nkabaje iby'Imana yatubwiye n'ibyo tu. Impunzi zaratashye, twarasenze buriya. Njya mbwira abantu nta nguni y'iki gihugu nimwe, haba amajyepfo, haba amajyaruguru, haba iburengerazuba, haba iburasirazuba, nta nguni nimwe y'iki gihugu ntarayemo. Twaraye mu modoka, twaraye mu nzu zidashobotse, twaraye mu mbaragasa, twaraye. Turasenga, Imana irabikora. Ndibuka muri 1996 impunzi zari Kongo zitaha. Icyo gihe nari ndi muri Singapore, turi muri training y'ibintu bya leadership. Umuhinde twabanaga mu cyumba arazarambwira ati wanyu byacitse, abantu bikoreye ibirago ne. Abarese byongeye biraba, kandi ngiye kureba sanga ni impunzi zirimo kuva Kongo ziza mu Rwanda. Ye navuga ni twari turi mu cyumba hamwe ntegereza amakuru, ndamwe ni haleluya, ni impunzi zatashye. Ati ni ibiki? Ndavuga nti ziriya mpunzi ntabwo zirimo guhunga, zari mu gihugu duturanye cyitwa Kongo, ko yari umuhinde ntabyo yarazi, ahubwo ziratashye ziragarutse. Ndavuga ngo tugiye gusengera igikurikiyeho. Umuntu wese wari uri hano mu Rwanda muri 1999, umwe mwari mwe taravuka muri 1999, uwibuka neza disikuru ya perezida iriya bajya bakora mu ntangiriro z'umwaka. Perezida Pastor Bizimungu yayivugiye kuri stade Amahoro, kuko niho twari twakoze igiterane kiri bukeshe twinjira mu mwaka mushya w'2000. Turimo gusengera igihugu. Icyo giterane twagikoze icyumweru cyose. Nari coordinator w'igiterane, chairman wacyo yari Apotre Gitwaza n'abandi bose. None Imana natubwira ngo nimurangiza iki giterane, izi ntebe zose z'ubuyobozi nzazinyeganyeza nzihindure. Ndibuka icyo gihe twahamagaye umuministri umwe, ndavuga nti udutumirire vice president. Icyo gihe yari President Kagame, yari vice president icyo gihe. Imana yatubwiye ngo azaze tumusengere, kuko nyuma y'aya masengesho Imana irahindura icyerekezo cy'igihugu. Ubu bihakana azasubira muri arishiva azabibona. Yaje ari kuwa 4 turamusengera, na disikuru yakoze n'ubu ndacyayibuka rwose. Yavuze kuri Nehemiya yubaka
n'ukuboko kumwe gufasha umwiko ukundi gufasha intwari. Tumuha idarapo arayanga, aratubwira ngo ya iri darapo rifite uwari hawe, mbyakiriye yaba ari kudeta nkoze. Ibyo ni ibintu biri recorded, washaka kujya kubireba mu mateka byarawa. Ariko twarangije amasengesho, umva ibintu byarihuze, byageze mu kwa kane, intebe zose ariko Imana yazihinduye, na Pastor Bizimungu ya demisiyoni Kagame yabaye president. Turavuga bya bintu Imana yavuze buri ubwo yakoze nibi n'ibindi zabikora. Twarangije iyo periode twinjiye mu gihe cya gacaca, iratunanira pe, iratugora gacaca, turagoragoza iburyo turagoragoza ibumoso, gacaca irangiwe gacaca, bafata icyemezo cyo kuyishyira mu murongo wa gacaca zo mu baturage. Ibyo byo ndabivuga ko jewe nabaye no muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, natwe twabiteguraga ndabizi. Ibintu abahanga bavugaga ngo nidutanga amnesty ngo naho ubundi bizadutwara imyaka 300 ngo icyo kibazo kitarangiye, mu myaka 4 n'igice cyari cyarangiye. Imana yagishyizeho iherezo. Turavuga ngo amen. Navuze ngo amen. Umunsi secrétaire executive w'inkiko gacaca yatanze raporo yanyu, nabwiye abantu ndavuga nti twinjiye muri periode ya revival. Ariko Imana yaratubwiye ngo iyi revival izaza twabize icyuye, ngo kandi benshi bazaba badamaraye, abandi bananiwe. Rero narabyumvise abantu bajya bambwira ngo revival yaje mu Rwanda, ngo muyibona hehe mwe? Iyo ndebye abanyabyaha bari muri uyu mujyi, umuyobozi wa gahunda yahoze avuga ngo kuri universite ngo mufite abamambure ngo 3,000 mu bakatolike, 3 mu bandi, ngo barahari buriya. Ndashaka kuba bibamo, niba mushaka spark for revival, ndashaka kubasigira ikintu cyitwa hunger for change. Kuko iri university yo nyireba ni isura y'igihugu cyose, ni isura y'igihugu kirimo abanyabyaha, ni isura y'igihugu kirimo abasambanyi, ni isura y'igihugu kirimo abasinzi, ni isura y'igihugu kirimo abacitazi, cheating, abantu badodesha memoire. Iyo umuntu adodesheje memoire, ubwo munsi bazamushinga akazi ngo agakore, ko ntazakadodesha. Byo ni cheating. Umuntu acitinga akurikije ibyo akeneye. Uyu munsi wiba amanota, ejo uziba amafaranga ko niyo uzaba ukeneye. That's the country we are in. None murashaka revival? Hello, ko ndiyo mutangiye kwijima. Spark for revival. Kuko iteka ryose ibyo mbibabwirira, hari isezerano dufite. Imana yaratubwiye ngo izaduha revival. Ngo ariko twebwe ba old generation, younger generation, old generation bamwe tuzaba tudamara. Yewe uzabwire pastori umaze kugira church imeze neza, ngo ngwino turara amasengesho. Amasengesho twasengaga, my dear, amasengesho nasenze hagati ya 94 n'ibihumbi 200. N'ubu mbwiye ngo mbigerageze ntibyakunda. Twigeze kurara mu masengesho Matimba. Umuntu uzi ko u Rwanda rungana, twaraye mu masengesho Matimba ku mupaka. Buracya saa 7 turangije igiterane, Imana iratubwira ngo murare Rusizi. Natwaye imodoka twageze Rusizi saa 6 n'igice by'ijoro, tunaniwe. Ndibuka umusore umwe twasengana gatangiye gusenga, aravuga ati Mana atutanga umugisha ku bantu bose na Satani umugire neza. Ndavuga nti murabizi mwananiwe, nimureke turyame tuzasenga ejo. Ubwo mutangiye guhesha Satani umugisha kabaye. N'ubu tujya tubisubiramo, aracyari tujya tubisubiramo nkavuga wibukuhesha Satani umugisha. Ariko twarasenze Imana irabikora. None ubu rero icyo nashimiraga chairman
no kazi yo kugira ngo tubabwire Zaburi ya 78 iravuga ngo ibyo twumvise tuzabibwira abana bacu kugira ngo bazabibwire n'abazakurikiraho ngo nabo biringire imirimo y'Uwiteka. Haleluya. Buriya nshobora kugenda mbabwira aba pastori bose mubone muzagende mushake Joshua Masasu. Joshua Masasu yari afite prayer crusades zaberaga ku muryango wose mubire kuri ligue. Buri weekend Apotre Gitwaza yari ashinzwe Bugesera, yari afite amasengesho. Nari mfite amagurupe menshi yitwaga abarinzi b'inkike, twese turashaje. Ariko ngiye ushaje kubarusha kuko giye nana ritayarinze. Nibyo nababwiraga ubu ngubu mbwiye ngo ntwari imodoka niri ubusa nkuko twabikoze igihe tuva Matimba tukajya Rusizi. Uri mu masengesho wiri ubusa, waraye mu masengesho ntiwasinziriye, ufashe imodoka urayitwaye uva Kagitumba urara Rusizi. Ubu ngubu mvuye na hano nkataha sigaye njya kugenda nkatwara umushoferi. Ntabwo ari ububose, ni ubusaza. Ko nta gahunda mfite yo kuzarenga umuhanda. Ariko mwebwe muracyari batoya. Ariko si kibazo ngiye kubabaza, are you ready to pay the price? Iko chairman, president, are you ready to pay the price? Mwiteguye gutanga ikiguzi cy'ububyutse? Murabyiteguye? Who will pay the price? Tukandebe. Who will pay the price? Muvuge ngo I. Ntimubona umubare wabaye muto. Abandi banze baravuga ati reka da. Ewa byo kuba kwitangira ibyo ya. Je nzaririmba. Ewa buriya kuririmba ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Fa kuba baguhaye microphone uraririmba unanirweho gatoya ariko gukesheje ukageza mu gitondo. Ariko mbwire nabo baririmba. Muhana we. Ko nabamagi baririmbara. Nabamagi bararirimba. Ndabeshye se. Maze harukurura umubare munini nka Bruce Melody hano akuzuza arena. Na Bruce Melody araririmba. Ndenda kubabwira ngo indirimbo zizahindura abantu, indirimbo zizahindura igihugu, ntabwo zizagirwa n'ubwinshi bw'amajwi, ntabwo buzagirwa n'imbaraga zo mu majwi, zizagirwa n'imbaraga z'umwuka zizamanuka muririmba. Haleluya. Murambwira abaririmbyi bose iyo mbonye kazi yo nk'iyi ngiyi nuko ndimo inyigisho yanjye ndimo kwica umutwe. Dawidi yuzuye umwuka yafata inanga ye yaririmba amadayimoni agasohoka muri Sawuli atanabwirije. Ntegereje umunsi nzabona abaririmbyi baririmba abantu bagatangira kurizwa n'ibyaha byabo tutaratangira no kubwiriza. Revival izaba yamanutse. Naho ubundi hano wewe no kugira ngo duhaguruke murabanza kuduhenda nta revival nta fire. Ngo nimuhaguruke ngo nimukoma amashyi ngo ni oya. Iyo umwuka yamanutse ntabwo henda abantu ngo bahaguruke ahubwo bahaguruka utarabahagurutse. Mwe nimubanze musenge mumanura umwuka. Kuko umuriro w'umwuka n'umuriro wa mikrofone n'umuriro wa sente biratandukanye. Hello. Ndabizi ndabakonjesheje ariko mwihangane. Niko bigenda. Kuko hari iby'Imana izakora umunsi tuzuzuza iby'isaba. Ariko kugira ngo ibikore iki aburya gahimano k'Imana nkita gahimano ntabwo ijya ibanza gukora. Uzitegereze buri hari n'ibintu njya mbona abantu bigisha kumigisha bakavuga ngo Imana yaravuze ngo tuzaba imitwe ntituzaba imirizo ngo abano ya ntabyo yavuze. Imana yaravuze ngo nimwumvira amategeko n'amateka yanjye iyi migisha yose izabazaho. It's conditional. Turabanza tukumvira amategeko n'amateka tukagira n'umwete wo kuyumvira. Imana nikadusohoreza amasezerano n'amasezerano y'ububyutse. Haleluya. Arategurwa. Reka mbahe revival imwe iri muri Bibiliya, harimo nyinshi njya nigisha n'isomo rya revival ariko nafashe imwe iyo nkunda cyane niyo ku munsi wa Pentecote. Haleluya. Revival yo ku munsi wa Pentecote urabizi duhereye ku magambo bampaye yo muri Matayo 24:14
haravuga ngo ubu butumwa bwiza buzabanza bubwirizwa amahanga yose. Haleluya. Ariko kugira ngo habe umusogongero, habe intangiriro, habe spark yo gukwira ku butumwa bwiza, Imana, burya Imana yacu ni Imana ya timing, ni Imana igira igihe, ni Imana ibara amasaha, ni Imana ibara amasogonda, ni Imana ibara iminsi. Mwambwiye ngo amen. Ariko iyo niyo Mana yacu. Irareka ku munsi wa Pentecote, kuko ku munsi wa Pentecote amahanga yose, abantu bavuye mu mahanga yose bahuriraga i Yerusalemu. Iravuga ngo kugira ngo sparking off revival igiye gukwira mu mahanga yose, reka mbikore, reka manura umuriro umunsi amahanga yose azaba ahagarariwe i Yerusalemu. Haleluya. Murebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igihe abigishwa ba Yesu basohokaga mu cyumba cyo hejuru bagatangira kuvuga mu ndimi, ngo baratubwira ngo abantu bose babumvise, ngo baravuga ngo, muhere igice cya 2 umurongo wa 5, muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyedini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Spark, igishashi cyagombaga kugwa igihe abantu baturutse mu mahanga yose bari i Yerusalemu. Haleluya. Noneho ngo uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo, bose babwirizwa ubutumwa. Noneho ngo baravuga ngo, mbese aba bose bavuga si abanyagalileya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi umva abantu bari bariyo, turi abapariti, abamedi, abanyelamu, abatuye Mesopotamiya, ni Yudaya, ni Kapadokiya, ni Ponto, no muri Aziya, ni Furugiya, ni Pamfiliya, no muri Egiputa, no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye n'Ikurene, n'abaroma b'abashyitsi, n'abayuda b'abakomeza idini yabo, kandi n'abakirete n'abarabu, turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Amahanga yose, ubu butumwa bwiza buzabanza bubwirwe amahanga yose. Ariko kugira ngo amahanga yose abwirwe ubutumwa, Imana yararetse amahanga yose arahagararirwa inaga igishashi ku munsi wa Pentecote. Mwambwiye ngo amen. Ariko jewe hari igihe nigisha nkumva ndimo ndafashwa, nkabona abantu ntibibafataho, ahubwo buri ntabwo babyumva nkuko mbyumva. Haleluya. Noneho baratubwira ngo uwo munsi wa Pentecote ugeze, uriya munsi wa Pentecote ntabwo waguye nk'imvura. Uyu munsi wa Pentecote wari warateguwe, kubera yuko nimugaruka muri Luka 24 niho bitegurirwa. Ni naho ndibubahe conditions 5 tugomba kuzuza kugira ngo iriya spark natwe ibiyacu, kiriya gishashi kize natwe kiducomekere. Luka 24 murongo wa 44 baratubwira ngo ubwo Yesu yari amaze kuzuka, maze arababwira ati, cyangwa reka mpere hejuru kugira ngo mubyumve neza, duhere kuri 36. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze barikanga, bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu wabonye. Arababwira ati, kibahagaritse imitima niki? Kandi niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jye ubwanjye. Ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzima atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo, abereka ibiganza bye n'ibirenge bye, nuko bineza neza bikibabuje kubyemera. Bagitangara arabaza ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi cyokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri bye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Haleluya. Iki ngiki nicyo bita preparation for revival.
kubera ko buriya ububyutse mbere y'uko Imana ikora ibitangaza ibanza igasobanurira abantu ibyo bagomba gukora. Amen. Hano Yesu amaze kuzuka hari ibintu bitanu nshaka ko mufata natwe tugomba kugira ngo tuzabone revival. Yakoba president, are you going to spark a revival? Niba mugiye kuzaba spark igishashi kizatwika, hari ibintu mugomba kubanza mukuzuza, hari ibintu tugomba kubanza tukuzuza, nanjye ndimo. Icyambere baratubwira ngo Yesu yaraje ahagarara muri bo, abanza making sure ko bamubonye, arababwira ngo umva ndashaka ko mubanza mukabibona neza ko ndi muzima, ko atari umuzimu, ko atari baringa. Muze munkoreho, umuzimu ntagira amagufwa n'umubiri, munkoreho mubanze mubeshuwa ko ndi muzima. Haleluya. Ikintu kijya kintangaza cya Yesu, njye mbibwira abantu nkabwira ni buriya nushaka kumenya ko Yesu yari Imana uzamurebe nyuma yo kuzuka. Iyaba ari umwe muri twebwe wazutse, reka nivugire jewe, iyaba ari Rutayisira Ntwani mwene Karasira ka Kangabo, iyaba ari je wazutse, umuntu wa mbere nari kubanza gusura, nari kubanza nkajya kwa Kayafa wambambishije, agenda nkamubwira ni Kayafa, I'm back, nagarutse, nazutse, ndi muzima, nkoraho ubyumve. Yamara kumenya yuko ndi muzima nkaca mu rukuta nkabura. Iryo joro Kayafa yari kwicwa n'umutima. Abati uriya mugabo naramwicishije none yazutse kandi ashobora guca mu rukuta, araza kuniga nijoro tu. Kayafa ntabwo yari kongera gusinzira, atishwe n'umutima, yari kuzicwa na blood pressure kubera kubura ibitotsi. Undi nari gusura umugabo witwa Pilato, agenda amubwira ngo rero Pilato, ndagira ngo unkoreho ume n'ifi nyiryo ureba, nurangiza wandike ibaruwa uyoherereze Kaisari Augusto umwami w'i Roma, umubwire ngo hano muri province yanjye aho ngenzura hari umugabo naramumanikishije turamubamba, yiyitaga umwami, none yazutse, namwiboneye, yari ifi mureba, arambwira ngo nkwandikire nkubwire yuko uyu ni umwami utari umwami wo mu bwami bwawe. None abigishwa be niwe azagenda, mujye mubareka bivugira ubutumwa, kuko ubwami bamamaza ntacyo buzabatwara. Ariko ntiyabikoze, niho ntangariza. Aravuga toya, ninjya gusura Kayafa ndasiga mwishe, aricwa n'umutima, so sindi umwicanyi, reka niye kujya kwa Kayafa. Ninjya kwa Pilato, ntabwo abigishwa banjye bazumva ko bagomba kuvunika, bakeneye imbaraga, bazagendera kuri icyo kintu cy'uko nazutse be no gukora ibyo nababwiye. Araza iminsi 40 ayimara yihishurira abigishwa be ngo babe shuwa yuko yazutse, be kubishidikanya. Haleluya. Umuntu rero ushaka kuzana ububyutse, icyambere agomba kubanza akabona Yesu. Haleluya. Kuko ibintu by'Imana byose bikorekera muri Yesu. Haleluya. Bibiliya ibivuga neza. Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo muri we, halo, muri we nimo ye iri y'iby'Imana yasezeranije byose. Haleluya. Urukundo rw'Imana muri Yesu. Bibiri katubwira ngo yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo. Urukundo rushyira muri Yesu. Arangije agiye ku musaraba aravuga ngo nimurebe uburyo mbakunda. Amena amaraso ye, burya ry'amaraso yasohokaga yari expression y'urukundo rw'Imana. Haleluya. Nabonye hano harimo abakobwa batoya, buriya hagize nk'umuhungu akagukorera agatendo katabaho, akivoma amaraso mu mutsi akayashyira mu icupa, yarangiza agafata ipurimi akandika ku rupapuro akakubwira ngo dia, ngo iyi baruwa nubona yanditse mu mutuku ntugire ngo ni ikaramu nandikishije, ngo nayivomye, na amaraso yanjye navomye ku mutsi
wo mu kuboko kw'ibumoso ava mu mutima, ngo kugira ngo nkwereke uburyo ngukunda, ngo iyi baruwa yanditse mu maraso avuye mu mutima wanjye, kugira ngo nkwereke ko ngukunda ntacyo ntatanga ku bwawe. Ndakubwira, niyo waba utamukunda ntabwo wayijugunya, iyo yagutera toroma tu. Urukundo nk'urwo rushobora kugutera toroma. Noneho utekereza uramutse ufite n'agatima kareharehaga gake gake, igeze kubiteraho urwenya, madamu arambwira atari ko wazanyandikiye nk'iyo ngiyo, ndavuga niwe twarangije kubikemura. Ariko icyo nenda kubabwira, Yesu we kugira ngo atwereke uburyo dukunda, yamennye amaraso ye, ajya ku musaraba, muri we urukundo rw'Imana. Haleluya. Muri we Imana iravuga ngo muri we, muri uyu nguyu, bari abantu bafite ibyaha bakeneye agakiza, reka nkashyire muri we, ishyiramo agakiza. Bari abantu babuza amahoro, reka mbashyiriremo amahoro. Ibyo dukena byose muri we nimwe yabishyize. Haleluya. Buriya rero revival itangira iyo abantu batangiye kumva umwanya wa Yesu mu buzima bwabo. Wavuga ukavuga Yesu, kuko muri ino minsi dufite ubutumwa abantu bavuga, baravuga ubutumwa bw'imodoka, baravuga ubutumwa bwa visa, baravuga ubutumwa bw'abagabo, baravuga ubutumwa bw'abagore, baravuga ubutumwa bw'amazu. Ariko revival itangira iyo abantu batangiye kuvuga ubutumwa bwa Yesu wazutse kandi muzima. Haleluya. Ukavuga Yesu, wabura n'icyo uvuga ukavuga Yesu. Nubwiriza ukabura icyo uvuga, ujye uvuga ngo Yesu we. Ni muririmbe Yesu, muvuga amaraso ya Yesu, muvuga agakiza kabonerwa muri Yesu, muvuga ibitangaza ko byose bikorwa mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nimusoma Bibiliya zanyu muzabona neza yuko ibintu byose biza biriho signature ya Yesu, kuko ibintu Imana yemera ni biri made in Jesus. Haleluya. Hari inyigisho nkunda kwigisha yitwa made in Jesus. Ibyo twagizwe byo muri Yesu, ngo yatugize abana, atugira n'abaragwa, atugira abaragwa b'Imana, atugira ngo atwinjiza mu bwiru bw'ubwami bw'Imana, ngo yagambiriye kera ko tuzababera tutariho umugayo, ngo agambirira kera ko tuzababarirwa ibyaha byacu, ngo arangije adushyiraho umwuka wayo ngo abe ikimenyetso. Made in Jesus. Haleluya. Icyo nicyo tugomba kubwira abantu, kuko muri Yesu Bibiliya iratubwira ngo muri Yesu, ngo ufite uyu mwana aba afite ubugingo, ngo utamufite nta bugingo afite. Ni muri Yesu. Niyo mpamvu Yesu yamekinze shwa, aravuga ngo reka mbanze mbihishurire bamenye, kuko nigeyo bazavuga. Murebe mu butumwa yabahaye, yarabwiye ngo nkuko byaranditswe, ngo ibyanditswe byera byose nigewe byahamyaga. Haleluya. Ngo guhera kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi, ngo arababwira ngo biriya byanditswe byera byose nige byavugaga, ngo kandi ngo byerekanaga yuko abatuye isi yose bazabwirizwa ubutumwa bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa mu izina ryanjye. Ababigishwa rero bagombaga kubanza bakamenya Yesu wazutse. Ariko ikindi gikomeye cyari muri Yesu wazutse, yari yarababwiye ngo nimara gupfa nkazuka, ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazaza. Haleluya. Kuko iriya spark ntabwo iri muri Yesu. Iriya spark ntabwo iri muri Yesu. Muri Yesu harimo ubugingo, ariko aravuga ngo twagabanya imirimo, jewe nzabaha ubugingo n'ibindi byose, ariko nzaboherereza umufasha. Uyu nguyu naza. Muribuka Yohana umubatiza yigeze kuvuga ati jewe ndababatirisha amazi. Pastor mujye mubyitondera, ashatse yari kongeraho ngo mugasohokamo mukonje. Yego hari abantu bahera ngo ariko ngo watirwe mu mazi menshi, ahubwo nego mwebwe mugarukira hafi.
kibabaza ngo wigeze ubatizwa mu mwuka wera, kuko Yohana yaramwe ati genda babatiza mu mazi mugasohokamo mukonje mwatose, ariko uyu nguyu wuje azababatirisha umwuka n'umuriro. Ahagaze mu kidendezi cy'umuriro, ababatiza mu mwuka n'umuriro. Haleluya. Iki rero nicyo tugomba gushaka, kuko spark ni igishashi, nta gishashi cy'amazi kibaho. Barimo babona igishashi cy'amazi? Nta gishashi cy'amazi kibaho, haba igishashi cy'umuriro. Iyo ugarukiye ku mubatizo wo mu mazi menshi, nshimira Imana ko yose nayibatijwe. Ari uwo mu mazi make narawubatijwe, ari uwo muri menshi narawubatijwe, ari uwo mu mwuka narawubatijwe. Ubu nshobora kuvuga ku mibatizo yose nta kibazo. Ariko reka mbabwire, mujye mureka tugendere kuri Bibiliya yaravuze ngo jewe ndababatiza mu mazi, ariko uyu nguyu we azababatiza mu mwuka n'umuriro. Haleluya. Ubundi Paulo aragenda ageze muri Efeso, hasanga abigishwa bamwe bashoboraga kuba ari abapresbiteriyene, bashoboraga kuba ari abangirikani, abandi ntabwo ndi bavuge da, abo ngabo nibo n'abapresbiteriyene simbavuze, reka nivugira abangirikani ko genda umwangirikani. Arabareba arabaderusha, ndashaka kubabaza ikibazo, mwigeze muhabwa umwuka wera mukimara kwizera? Baramubwira ati reka da, nta nubwo tuzi yuko umwuka yaje. Ati koma, mwabatijwe mu batizo ki? Bati wa Yohana. Mwabatijwe mu mazi mwihannye ibyaha mugarukirizaho. Ngo asubiramo, arongera arabigisha, arangije arababatiza, arangije abarambika ibiganza, buzura umwuka. Ngo Aziya yose mu myaka 2 gusa, ngo wari wumvise ubutumwa bwiza. Kintu njya nkunda, ngo umwuka yaramanutse, umwuka aramanuka. Umva, nkumbuye iriya experience yo muri Efeso. Umva abanyeshuri muri hano, nimumfashe kabisa, nimuntabare. Je nkumbuye umunsi nzumva kuri campus hamanutse umuriro nk'uwamanutse muri kiriya kihe cya ba Robert nababwiragaho muri Wales, ngo barasenze umuriro uramanuka ku buryo hari igihe ikipe z'umupira zagiye gukina, ariko kubera ko umwuka yari yaramanutse n'abakinnyi benshi baratangiye gukizwa, basigaye imbere yo kujya gukina babanza bagasenga. Ikipe zombi ziragenda bajya mu masengesho ngo bitegura kujya ku kibuga, umwuka aramanuka, barahimbaza, bararamya, bibuka ko match hari, amakipe yombi bayatera forufe. Icyo kantu naragakunze. Imbaraga ziramanuka. Ariko mutekereze kuri campus umwuka yamanutse, ukajya ubona abantu barimo kugenda bavuga ngo nimuturangira ahantu abantu basenga badusengire, turumva dushaka gukizwa, turambiwe ibi byaha by'amayoga, turambiwe ibyaha by'ubusambanyi, turashaka Yesu. Can you catch the fire? Ngo musenge kugeza igihe muzabona Imana yabashubije. Haleluya. Ababigishwa ba Yesu, Paulo yageze muri Efeso, ngo arasenga maze kubarambika ibiganza buzuye umwuka. Ngo tekereza imbaraga zaramanutse, ngo Paulo ngo bamukozagaho mushwari. Abantu gusa ntabwo bagomberaga kumubwira ngo ngwino ugende, ngo barazaga kumukozaho mushwari, batabazi koza ku barwayi, bagahaguruka bafite abadayimoni akabavamo. Mushwari yonyine. Kugeza nawo mayibobo zo muri Efeso zihangishije kubwiriza ubutumwa, ngo hari inzererezi, ngo zihangishwa kugeza zirukana abadayimoni mu izina rya Yesu uwo Paulo abwiriza. Experience nk'iyo yazatubayeho. Abantu bose na mayibobo zikabwiriza ubutumwa, ariko muzabyitondere, ngo baza guhura n'umudayimoni wize theology. Arabwira ati shatu byumve kimwe, ibyo murimo gukora ni ibiki? Murambwira yuko murimo kubwiriza ubutumwa mu izina rya Yesu uwo Paulo abwiriza? Ni mu buhamya bwanyu mumuzi muti? Baturumva ati twebwe twumvise Paulo abivuga, natwe turabivuga. Hanyuma ate mumaze iminsi muduteza akaduruvayo mutazi n'uwo mwizeye, ngo warufite dayimoni arafata arabahondagura, ngo bagenda bakomeretse bambaye ubusa. Muziye mubyitonda, mumanze mumenye Yesu, kuko niwe protection yacu. Iyo dayimoni kubonye ufite ikimenyetso, ufite siri ya Yesu, yaragushyizeho ikimenyetso cy'umwuka, kuko Paulo yatubwiye hariya yandikira Abefeso aravuga ngo twamushyizweho nk'ikimenyetso, ni ukuvuga ngo ni seal, ni stamp. Imana irakureba ikavuga ngo uyu muntu koko afite Yesu, igateraho icyapa, igashyiraho stamp, authentication, ikavuga ngo uyu muntu ari genuine. Mujya mubona icyapa
cya Rwanda Bureau of Standards batera ku mazi no ku bindi bicuruzwa, bivuga ngo iki gicuruzwa cyujuje ubuziranenge. N'Imana imaze kukureba ikabona warihannye ibyaha, ikabona waramize Yesu, ukabona guhagazemo neza, ikabona umwumvira muri byose, iguteraho stamp y'umwuka, ikavuga ngo uyu ni uwanjye. Haleluya. Noneho Satani yakubona akavuga ngo, akabwira abandi badayimoni batoye ngo bariya abantu bafite stamp mujye mubitondera, bariya abantu bariho kiriya kimenyetso bari dangerous. Yewe nyankunda abakristo bari dangerous. Dusigaye dufite abakristo bari aho ngaho batari badakanga n'isazi zo mu mwuka. Turashaka abakristo bari dangerous, turashaka abakristo bafite stamp, turashaka abakristo n'amadayimoni abona akavuga ngo uyu muntu ariho ikimenyetso. Kuko iyo dayimoni ahuye n'uriho ikimenyetso aravuga ngo mumubererekere kuko ariho ikimenyetso. Ubwo ariho kiriya kimenyetso biravuga ngo buriya muri we ari muri Yesu, kandi buriya biravuga ngo Yesu nawe ari muri we. So get off, mumuvire mu nzira. Bariya mujye mububaha. Kabwira utudayimoni dutoya n'utundi tudafite experience, kabwira ati abo muzabona bafite ibimenyetso bariya mujye mubatinya, mujye mwigirayo. Nibavuga kuko mu kanwa kabo hasohokamo umuriro, nibavuga mujye musohoka mugende mutarashya. Haleluya. Niyo mpamvu iyo tubwiriza mu mbaraga z'umwuka, amadayimoni aribwiriza n'ibyaha byari biyakurikiye, ukabona umuntu aravuga ngo ariko ngo wabwirije numva ngo ndashaka kwihana, ko ntigeze mvuga ibyaha byawe. Soto urimo kubwiriza hari ibintu numvaga muri jewe nkumva biratogota kuko umuriro wamanutse, amadayimoni yamufataga avamo, hanyuma arihana. Mumanura imbaraga. Haleluya. Kandi ubateza mu mwuka ni Yesu. Kandi bambe buriya niho mwari mubizi, uzi ukuntu ahora yiteguye kutubateza mu mwuka. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wa tumugusabye twizeye, mutwoherereze Mana, Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Haleluya. Buriya ntabwo mushobora kwiyumvisha ukuntu binezeza Imana. Halo, muracyamurikiye ariko ndabona bamwe batangiye kwihugiraho. Ntabwo mushobora kumva ukuntu binezeza Imana iyo abana bayo batangiye gusaba kuzura umwuka. Nta nubwo birushya, nta nubwo binanirana, kuko dufite isezerano, dusohoreza isezerano Mana, kuko Imana yaravuze ngo, umva Yesu yigisha yaravuze ngo musabe muzahabwa, nimushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ngo none ngo muri mwebwe ngo ninde umwana yasaba umugati akamuha ibuye, ngo yamusaba ifi akamuha inzoka, ngo yamusaba igi akamuha skoropiyo. Ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza, sowe ntazaha umwuka abamumusabye? It's just a matter. Ni ikintu cyoroshye nk'uku nguku kugenda ukajya imbere y'Imana ukavuga ngo Mana, I'm hungry, ndashonje, mwuka mukorere. Je nuko byangendekeye, byoroshye gutyo kugenda ukajya imbere y'Imana gusa ukabwira ngo Mana, ndashaka kugukorera. Tugiye kuririmba, uturinde kuririmba mu mbaraga z'umubiri, uze kutwereka ko umwuka yamanutse, turirimbe tubona abantu bakorwa ku mutima bakihana. Muzabona ibitangaza umunsi muzasaba. Amina. Yesu aravuga ngo umuntu nagira inyota, agira ati aza hondi anywe, ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwabizeye bendaga kuzahabwa. Ngo ariko icyo gihe umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahawe icyubahiro cye. Ntabwo umwuka ashobora kuza ataje guhesha Yesu icyubahiro.
Iyo rero wamaze kubona Yesu ukaba ushaka kumuhesha icyubahiro, senga wizeye, the Holy Spirit will come. Uzi ikintu cyatwishe ni inyigisho twigishije abantu ngo rero ngo niba utaravuze mu ndimi ngo ntabwo ubwo wuzuye umwuka, ngo iyo utagize gutya ngo ntabwo wuzuye umwuka. Uwe gusa gira inyota n'inzara, kuko kuvuga mu ndimi ni impano y'umwuka, naguha kuvuga mu ndimi fine, ariko nusohoka ugiye kumukorera. Bibiliya iratubwira mu Bakorinto ngo buri muntu wese ahabwa, buri muntu wese ahabwa, buri muntu wese ahabwa, buri muntu wese ahabwa ikimugaragazaho umwuka ngo kugira ngo bose bafashwe. Haleluya. Hari ubwo uzahabwa impano yo gutondeka intebe. Wari uzi ko nayo ibaho impano yo gutondeka intebe? Ukajya utondeka intebe gusa, wazitondeka abantu bakabona ko byakozwe n'umuntu wuzuye umwuka. Hari uzahabwa impano yo guhagarara ku byuma cyangwa kuri kamera, ugahagarara inyuma hari ugakora umurimo w'Imana, twese tugafashwa. Mwarabivanze, mwarabyitiranije. Impano z'umwuka zose ntabwo ari zo mu kanwa. Oya, hari abazahabwa iz'amaboko. None se mbwira ngo Besareli yavugaga mu ndimi? Besareli waremye ihema ry'ibonaniro, Imana yavuze ngo ishyize umwuka wanjye muri Besareli ngo kugira ngo agire ubuhanga bwo gukata no kudoda no gucura no kuringaniza. Wibura ko yavugaga mu ndimi? Oya, ariko iyo yadodaga baravuga ngo uyu muntu afite anointing. Bariya abantu bose Imana yakoresheje, uzasome mu Bacamanza, umwuka w'Imana amanukira kuri Gideyoni ngo avuze ikondera. Ari ubwo Gideyoni yari arimo kuvuga mu ndimi cyangwa yarimo kuvuza ikondera? Buri muntu wese azahabwa ikimugaragazaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Uzaririmba wuzuye umwuka, abantu bazabimenya ko wuzuye umwuka utavuze mu ndimi. Igituma twese turwanira kuvuga mu ndimi ni ukugira ngo batwemere. Ubwo ntavuze mu ndimi buriya ntibanyemera, ntukeneye ko bakwemera we, bazemezwa n'ibikorwa byawe. Gira inzara n'inyota byo kuzura umwuka, hasigaye ujye gukora umurimo w'Imana. Ibitangaza bizakore kuri mu nzira ugenda. Uzareba abantu bose Imana yakoreye ibitangaza, yabikoraga bari mu nzira bagenda mu kwizera. Yesu yigeze kubwira abantu ati mudaha amazi mushyire umukwe mukuru. Bagomba kuba baravuga ati ibi byabaye hehe? Tugiye kujyana amazi yo gukaraba, niyo dushyiriye umukwe mukuru, ko twabuze divayi twabuze amazi. Ariko kuko Mariya yari yababwiye ngo ibyo abategeka byose mubikore, badashye divayi mu kwizera nako badashye amazi, bayajyanye ari amazi. Bibiliya iratubwira ngo badaha amazi, bayatwaye ari amazi, bayashyikirije umukwe mukuru ari amazi, agiye gusomaho bihinduka divayi. Faith nihindura ibintu byose. Wowe gusa senga, nurangiza uhaguruke ujye gukorera Imana. Muzasenge mujye muri campus muvuge ngo turabizi neza, buri bwo twabisengeye buri Imana yabikoze. Muzabona ibitangaza birimo gukoreka, abantu barimo kwihana mu bibazo uko byagenze, kuko umwuka azamanuka. Imana ibifitemo inyungu. Let me tell you a secret. Are you ready? A small secret. Akabanga koroye kazaborohereza byose. Uyu murimo turimo gukora si uwacu. Yesu yawushyizemo igishoro kinini cyane. Haleluya. Cyitwa amaraso ye. Ubwo yamennye amaraso ye, ntacyo atazakora kugira ngo ibyo yapfiriye bishobore kugerwaho. Numusaba umwuka, ntuzarindire gutigita, ntuzaravuye ngo none se ko yanze kubikora. Afitemo inyungu y'uko ubikora, afitemo inyungu y'uko ubisengera. Uzasenge gutyo, wazabikora kuko afitemo inyungu. Jewe njya mbwira abantu nkabwa ni yewe iby'umwuka wera sinjya mbitindaho cyane ngo mbishidikanye, kuko uwapfiriye abo ngiye kubwiriza ni ubatiza mu mwuka. Jewe icyo musaba gusa ndavuga numva rero umwuka wera. Umwami yarambwiye ngo ninjya kubwiriza ngo jewe nzajya mvuga wewe wemeza abantu. Je sinshinzwe kwemeza abantu, nshinzwe kuvuga. Wowe uzajya uhagarara hagati yanjye nabo mvuge wemeza abantu. Abapagano bemeza ibyaha, abakristo bemeze gukiranuka. Haleluya. Hanyuma bose bemeze iby'urubanza. Iyo rero ngiye mbafite confidence nk'iyi ntare, avuga one thing I know, iyi secret narayifashe. Yesu afitemo inyungu yuko ibyo bikoreka, kuko nta muntu napfiriye. Kandi ubwo nemeye nkamwumvira, nkaba naje hano kubabwiriza, nizera yuko umwuka ari bufate ibya Yesu akabibasobanurira kugira ngo mubyumve. Nimutabyumva ni igihombo cya Yesu, ntabwo ari cyanjye. Jewe ndataha i Kigali njye kuryama, ubwo Yesu ari ihombera. Ariko namubwiye ngo niyigisha aba bantu
ungirire neza, touch them. Hallelujah. Nimujya kuririmba, do the same. Vuga ngo rero Yesu, twebwe turaririmba indirimbo, ariko Mwuka Wera, do your part, touch them. Hanyuma muzarebe rero ngo revival iramanuka. Nta guhangayika. Icya kabiri, kwitegura revival, ngiye kwihuta. Icya kabiri Yesu yakoreye abo bantu ngo yahereye kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi ngo abungura ubwenge bwo gusobanukirwa ibyanditswe byera. Revival, ububyutse buza through the preaching of the gospel. Ububyutse buza iyo abantu batangiye gufata ijambo ry'Imana bakaribwiriza uko riri. Haleluya. Sigaye mbona abantu bamwe bajya kubwiriza ntibatware na Bibiliya, kaza kababwira ngo ngiye kubabwira amahame ngo yo kubaho neza. Ntabwo Yesu yadutumye kwigisha abantu amahame yo kubaho neza. Nta nubwo yadutumye kwigisha abantu amahame yo kugera ku bukungu bwinshi. Oya, bwiriza iri jambo kuko iri jambo ryifitemo imbaraga. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ngo iri jambo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ngo kandi bigira umumaro. Haleluya. Ngo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka no kumutunganya rwose, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Iri jambo Imana ikavuga ngo iri jambo ryanjye ntirizagenda ubusa, ngo nkuko imvura igwa ikameza ubwatsi, ngo niko n'ijambo ryanjye rimeze. Handi muri Yeremiya ikavuga ngo ariko iri jambo ryanjye ngo ntirimeze nk'inyundo imenagura ibitare, n'iyi mitima yaba ikomeye gatanu, iyo iri jambo ryamanutse mu mbaraga z'umwuka ngo rimenagura ibitare, ngo rifite ubugi, ngo riracengera rikagera imbere cyane, ngo rigatandukanya abagufwa n'imisokoro. Ariko hello, are you ready? Cyangwa nabasinzirije? Murimo murafashwa? Ntacyo ni mudafashwa, giye nakoze akazi kanjye. Icya gatatu, reka twihute kuko ndagira ngo kame mu gahunda irangire muhumure simbaraza hano. Icya gatatu, ngo Yesu arababwira ngo hari umurimo mbasigiye, ngo ubu butumwa bwiza bugomba kubwiriza amahanga yose, ngo yuko abantu bakwiriye kwihana ibyaha no kubabarirwa mu izina rya Yesu, ngo kandi muzabikore muhereye i Yerusalemu. Umuyobozi wa gahunda uhuza ushima bene data bo muri network ngo bavuze ubutumwa imbazi. That's good. Ariko iyo muhera hepfo hari, iyo muhereye Yerusalemu, mwebwe mwahereye Yudaya, nimubanze muhereye Yerusalemu. Nge nkunze kubwira abanyeshuri kera ngeyo nkiyobora JBU, twari dufite groupe groupe zarasengaga, ariko bagakunda kujya kubwiriza hanze. Nkajya bambwira niko uriya murimo urakora amakosa, nimubanze mubwirize hano kuko niho Imana yabatumye, muhereye Yerusalemu. Hello, Voice of Hope, buriya rwose nabonye muririmba neza, muri nabeza, buriya birabaryohera iyo mwagiye kuririmba muri aya macaci yo muri Huye, ndetse iyo musunitseho mukajya nka za Kigeme hiryo mu cyaro, ko muba muri bitangaza kubona abanyeshuri muri university bavuga Yesu, muba muri extraordinary. Oya, ni muhereye Yerusalemu. Rasa namwe the same, bunzagira gutya mpurere namwe mwaje Remera, ubundi mwagiye wherever, ni muhereye Yerusalemu. Iriya Yerusalemu yanyirimo irarimbuka, mwagiye kuzimya imiriro y'ahandi. Yesu buriya uzi agahimano k'Imana, nibyo nita agahimano k'Imana. Burya agahimano k'Imana ikohereza ahuzwe. Hello, i Yerusalemu niho Yesu yabambwe, i Yerusalemu niho Kayafa yaratuye, i Yerusalemu niho Pilato yarari, i Yerusalemu ni mbese niho hari hakomeye kuruta ahandi. Arabwira ngo kandi muzahere Yerusalemu. Tekereza uyu mugabo bari baramubambye ku manywa y'ihangu, arapfa ku manywa y'ihangu, arahambwa ku manywa y'ihangu, amaze no kuzuka ntiyiyerekana. Aragira avuga ati kandi mugende mubwira aba bantu bose
yuko agakiza kabonerwa muri wa wundi mwabambye kandi muzaheraho nabambiwe i Yerusalemu the toughest area namwe nimuhera i Yerusalemu hahandi kwa ba engineer n'aba lisansiye n'aba doctor n'aba professor hahandi aho bakuzi wireba ukabona umeze nk'uruzige alo mwese muceceka ndabajimije ariko bariya ubutumwa bwiza bugomba guhera hariya take courage muhagarare nka Yosuwa na Kalebu muvuge ngo buriya ngo ariya ngo bariya banaki n'iriya midugudu minini ngo tuzabarya nk'umutsima burya umutsima icyo kiryo cyoroshye kukirya umugabo twigishaga ejo bundi yavuze ngo mwigeze mubona inkomere y'akawunga oya akawunga burya ntabwo ari nk'umutsima umutsima w'ubugari w'imyumbati burya woroha kuruta akawunga kuko mama yajyaga asonga ubugari cyangwa acumba ubugari bamwe bakoresha gucumba abandi bagusonga abandi bakarika bwamara gushya ngiye kuvoma akankubitira ubugari ku nkengeri ntabwo muyizi n'akantu kava ku masaka tije yayo kubera ko twabaga twiriwe dutoba imipira n'ibiki byose kugira ngo umutsima utagenda ujyaho imyanda twabaga twatobanza kawukubita ku nkengeri akampereza nkamanuka ndya habe n'uburisho nta n'isosi nta n'ibishyimbo buriya rero ndenda kubabwira ngo iyo Imana ikubwiye ngo genda uzabarya nk'umutsima ni ukuvuga ngo ni easy muheri Yerusalemu ba Petero bahereye Yerusalemu 3,000 byakirijwe Yerusalemu akoze igitangaza cyahagurukije ikiremo ibindi 2,000 birakizwa mu minsi mikeya ngo n'abatambyi bamwe ngo batangira kwinjira muri iriya dini yabo ngo ariko hariya turabona ariho bakoreka ibitangaza noneho mu gice cya 5 baravuga ngo dore bari abantu ngo ntibize ngo ariko Yerusalemu bayihinduye bayujemo inyigisho zabo mwazaretse tukabibavugaho kuri campus tukavuga ngo bari abanyeshuri b'Ibutare bihuye you are Huye umunsi nzabibona nzabwira Imana ngo noneho usezerere umugaragu wawe uri umuriro watse serious nta kivuga ko izahita insezerera kuko iminsi yampaye nzayibaho nyirangize ariko ni mucana uriya muriro kandi jewe nabwiye abantu bamwe mu bakora mu banyeshuri ndavuga ni umunsi nzabona mwasubiye muri campus nzongera ngaruke ubu ngubu ndi muri retirement by the way reka mbahe promise sinabonye na za jebe zihari na za rasa na za mwambwiraga ko n'uwa sepa ari buze kuza sinzi niba yahageze umunsi muzajya hamwe we nuri big evangelical network none ugenda networking abo bantu umunsi uza networking abo bantu mugategura igiterane kuri campus nanjye nzabafasha mobilisation tumanukane abagabo b'inkorokoro b'inzego zose tuze kabisa dutwiki iyo promesse ndayibahaye nzababera mobilizer muziyaranje gusa mu bikore mu gihe nzaba mpari turaza kubiganiraho kuko umva hari igihe ureba aba intellectuel kandi reka mbabwira iki ngiki ndenda gusoza kera tukiri urubyiruko twigeze kugira iyo dream buriya GBI itangira ntabwo yitwaga GBI twara abasore bagera nko ku 10 bize muri university icyo gihe gukizwa ntabwo byari bigezweho mwana we muri za 80 ntabwo byari bigezweho iyo wakizwaga babona guri ikigurye none muri kino gihe byabaye fashionable noneho tujyamwe turavuga ngo tugiye gusenga dukore umuryango witwa Association des Chrétiens Intellectuels du Rwanda ngo tuzabwiriza abanyabwenge duhereye aho abanyabwenge barererwa kuri university icyo gihe twari dufite university imwe gusa duhereye kuri university hanyuma dukora asiri niko yitwaga buriya registration ya GBI itangira yitwaga asiri twayihinduye nyuma dushyiramo GBI kubera ko twangaga kuvanga ibintu byinshi ariko dream twari dufite rero uvuga ngo we can transform this nation dushobora guhindura iki gihugu duciye mu banyabwenge turashaka generation ya ba Daniel bajya ibwami umwami akamenya ko hari abantu batandukanye turashaka generation ya ba Yosefu barotora inzozi z'igihugu umwami akavuga ngo uyu mugabo ari mu mwuka ngo reka tumuhe promotion turashaka
kubona ibyo bintu biba. Amina. Icya kane, witegura ububyutse. Icya kane, Yesu arababwira ngo mwirinde ntimuzave mu murwa, murindire ibyo data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Teka ryose iki cyo nakivuzeho sindi bugitindeho, tugomba gusengera kuzura umwuka. Noneho icyanyuma kuko niho ndangirije, abigishwa Yesu yarazamutse, ngira ngo bibwiraga ko namara kuzamuka umwuka ahita amanuka. Bamara iminsi 10 bategereje. Hari habaye iki? Iriya minsi 10 harimo ibintu bibiri. Imana yari itegereje ko Pentecote iba, abantu bakirunda i Yerusalemu. Ariko ikindi cya kabiri, yari itegereje ko bari abigishwa babanza bagashyuha bakitegura, barimo kuvuga ngo mana tura tegere. Nibwira ko iriya ndirimbo ariyo bari barimo kuririmba we. Hari igihe njya nyiririmba nkavuga nibwira ko ba Petero bicaye mu cyumba cyo hejuru bakajya bavuga ngo Yesu turategereje kwakira uwo mwuka wawe twizeye mutwoherereze mana yacu ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese twuzurizi sezera. Niki bari abigishwa bari barimo gukora? Kera tukiri abanyabyaha twajyaga hano hirya kuri campus, twajyaga dukunda gukina umupira kuwa gatandatu saa 4, tukajya hariya ku kibuga tugakina, twabaga turimo gukora icyo twitaga tari inyota. Tugatara inyota afternoon, tukajya muri kantine tukica icyaka cyangwa tukakigabanya cyanze no gupfa n'ikijya gipfa. Rero igenere kubabwira hano, aba bigishwa Yesu yarabihoreye, amara iminsi 10 barimo gutara inyota yo kuzura umwuka. Barasenga, mana dusohoreze isezerano, bana manura umwuka. Kandi ntabwo bari bazi icyo umwuka ari bukore. Icyo yari yabwiye gusa yarabwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera naza. Ntabwo bari bazi biri buze gukurikiraho, ariko barumviye bajya ku mavi. Umva, umwuka azamanuka turi ku mavi. Harwo abantu bakubwira ngo ariko urumva twebwe turi abanyeshuri ngo ntabwo twabona umwanya wo gusenga. Not true. Nanjye nabaye umunyeshuri, nkora masters mu Bwongereza, nabaye mu masengesho y'abanyeshuri. Ariko mbanze mbigisha ikintu kimwe, ntimuzakurikira inyigisho z'abapastori batize. Bamwe babwira ngo ibintu byo kwiga ngo n'ubundi n'ibyisi, ngo iyo wagiye ngo ukajya mu masengesho ngo Imana iragukopeza ngo no. Jewe I believe in hard work. Ntabwo Imana ikeneye abaswa buzuye umwuka. Imana ikeneye abanyabwenge bazi gutandukanya umutsi na karitirage, bazi gutandukanya inyama n'umutsi, bakamenya ibyo barimo kwiga. Genda wige ariko unasenge, kuko yeruka mbere iki. Jewe buriya kuri campus nari nkubaganye mutakwemera, ariko nari n'umuhanga. Nushaka kuzajya muri records za university ni ushobora kuzaccessinga. Jewe amanota make nabonye muri national y'u Rwanda, kuko icyo gihe kiri national ni 75. Niyo make, kandi icyo gihe amanota yari ingume, yabonwaga n'umugabo agasiba undi. Narangije lisansi afite 85. Kandi mba mu busazi bwose. Umva, soirée yose yabaye i Butare niga hariya narayibyina. Ariko secret yanjye murayizi, nari mu banyeshuri binjira mu ishuri day 1, na mwarimu ataraza jewe nabaga nahageze saa 2, ko nibwo twe twatangiraga amasomo. Saa 2 nabaga ndi mu ishuri, saa 11 tukarangiza nkajya gukora sport, ko nabaga mu ikipe ya atletisme. Narangiza siporo
kuva saa moya kugeza saa tatu yari amasaha yanjye yo kwiga, cyangwa saa tatu n'igice. Hirya ya saa tatu n'igice ubwo nabaga ndimo gukora ubusazi bwose. Twari dufite ubusazi ntagiye kubarondorera hano kuko sinshaka gusubira inyuma. Twari dufite ubusazi twakoraga hariya kuri campus bw'uburyo bwose ntashaka gusubiramo. Nabubagamo. Nari mu batara makuru, twagiraga ikintu twandikaga cyitwaga ruhande mate, sinzi niba izo kanari zikibaho. Mu gitondo ukabyuka ugasanga twamanitse ibintu uko byari bimeze viyete ejo nimugoroba. Nari nzi gutara makuru kuko nari umuntu degurudina hano hose nijyanagayo. Shoboraga kunyura iviyete, aho twitaga iviyete ndizira homeza abakobwa. Icyo gihe yari abana sinzi niba zicyabo. Nanyuragamo shambure zose nkazisura, kandi nayo ifite umutwe uri photographique, aho umuntu yabaga yamanitse amakariso, abayamanitse ku ndobo, abagize gute. Mu gitondo ukabona twashushanije ngo nimugoroba kwa nyina nakari y'abahungu 8 saa 4 y'ijoro, kwa nyina nakabyari bimeze gutyo gutyo. So ibyo bintu nabibagamo, kandi twajya mu kizamini nkatsinda. Secret yanjye yari yihe: gutangira kwiga kare. Ntabwo nigiraga ibizamini, nigiraga note. Umunsi mwarimu yaduhaga note nararaga nziza. Ejo bazazana izindi nkarivayizinga izejo nkasubira mu z'uyu munsi zitaraba nyinshi. Igihe abandi bazajya gukandagira mu ndobo baraye amajoro, ngewe nabwo naryamye. Principe yanjye yari yo kuryama saa 5. Saa 5 nabaga nageze mu buriri naryamye, sinigeze ndara ijoro muri campus. Kuko byabaga ari ishema ryanjye kumva bwira abantu bagiye kuvuga ngo wa muhungu uryama kare ngo akabona amanota menshi. Niyo qualificatif yanjye. Ntibamenye ko mfite ibanga kandi nari umupagani. Noneho tekereza iyo mba ndi umurokore, Mana we nari kujya mbona nka 90. Kuko iyo ntekereje igihe nataye mu bidafite umumaro, mu bintu nicuza kuri campus, nubwo busazi twabayemo. Iyo mba nkijijwe nkajya nyura mu byumba mbabwira Yesu, mba mfite iminyago n'indi minyago. Niyo mpamvu ushaka ko bibateramo ngo mukora ibyo ntakoze. Amina. Ariko mwige, nimurangiza musenge, nimumara kwiga mujye mujya gusenga. Ntimugasenge imbere yo kwiga. Ujye ubanza wige, kuko gusenga ko iyo unaniwe ntabwo byanga, ariko iyo unaniwe ntushobora kwiga. Hari igihe munanirwa mu masengesho na korari, hanyuma kwiga bikabananira. Jewe rero naheraga ku kwiga, ubusazi nkabukora nyuma, kandi Imana izabibahembera. Hanyuma ugende mukora iby'Imana saa 3 n'igice, saa 4, saa 5 n'igice, mwese muryame muruhuke, kuko ubwonko butarutse nibwiga neza. Kandi mushatse mwabyumva, ndi doctor. Erega buryo bibwira ko n'umuntu wanyuze iyo nzira ushatse wabyemera, kuko nanjye narayinyuze. Burya iyo umuntu wize agakora masters ebyiri akazirangiza, akabona amanota, agakora doctora akayirangiza, akabona award. Teze yanjye niyo yatwaye award yo mu mwaka wacu muri leadership. Ushatse wajya umutrustinga yuko ibyo kubwira bize. Mujye mwiga nimurangiza musenge, kandi byose nabikoraga nsenga. Icyo ntasenga lisanse, bachelors na lisanse nibyo icyo gihe nari ntayiga gusenga. Ariko masters ya mbere ndi mu Bwongereza narasengaga. Masters ya kabiri muri Amerika narasengaga. Doctor narasengaga, kandi bigakunda mu nyigane. Hanyuma turashoje, turashaka gucana umuriro. Umuriro wacu ubonekera muri ibi bintu bitanu. Number 1, guhagarara imbere Yesu wazutse. Number 2, ukaba witeguye gukora umurimo yadusigiye. Number 3, ukuzura ijambo rye. Number 4, ugategereza ikimenyetso n'imbaraga z'umwuka. Number 5, ukaberekeresha amasengesho. Ibi bintu bitanu iyo bihuriye hamwe, umuriro uraka. Haleluya. Umuriro uraka, kandi iyo umuriro watse, iyo byafashe. Nkunda igihuru cya Mose, nicyo mbasabira ngo mumire ko Mose yigeze kugenda asanga igihuru kiragurumana ntigikongoke, hanyuma kimutera amatsiko, acyegereye asanga Imana yicayemo. Iyo umwuka yamanutse akakwicaramo, ubu igihuru kigurumana ntigikongoke. Abantu bakajya baza kuvuga ngo kuki tubona uriya muntu agurumana ntakongoke, kuki tubona yiga ntacika intege, kuki tubona aba mu bintu byinshi kandi bikagenda. Bakavuga ngo ni igihuru kigurumana ntigikongoke. Turashaka ibyo bihuru. Ubwira Imana ngo Mana ndashaka kuba kiriya gihuru, uze wicare muri iki, mbi igihuru kigurumana. Amen. Tugiye gusenga Imana. Kandi uyu mugoroba
ndagira ngo buri muntu wese yisengere, ubwira Imana ngo Mana ndashaka kuba kiriya gihuru. Hanyuma niturangiza perezida network, hari igihe Samusoni yakoze network. Samusoni uriya mugabo yari igitangaza, nubwo yarangije nabi yo kagira Imana, ariko yarangije neza, ariko arangiza apfa. Samusoni ngo yaragiye afata ingunzu 300 azikora network, azizirikanya imirizo, arangije ashyiraho umuriro, arazirekura, arazibwira ati hariya mu ngano z'Abafilistiya wajya kubona bakabona hirya bakabona umuriro watse, bakavuga ati hariya haciye ingunzu, wajya kubona bakabona handi umuriro watse, bati ingunzu zagezeyo. Reka mbabwire, mukore network, mucomekeranya abantu bagurumana, maze rero murebe ngo imirimo y'Abafilistiya irashya tu, agasambu ka Satani turagatwikaho bukera. Genda networking aba bantu bose, hanyuma hasigaye ubacomeke mu muriro, hanyuma hasigaye turebe ikigiye kuvamo. Muhaguruke dusenge Imana. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumugusabye twizeye, mutwoherereze Mana, Mana yacu, Mana yacu, wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Reka mbasabe ikintu kimwe. Umugaragu w'Imana Eliya yigeze kumanura umuriro, yasenze isengesho rimwe gusa, ariko ikintu yabanje gukora ngo yarabanje asana igicaniro cy'Uwiteka. Haleluya. Ngo yegeranya amabuye, arangije ashyiraho inkwi, ashyiraho igitambo, abona guhamagara umuriro. Buriya rero mbabwira ibanga rimwe rikomeye, ntabwo umuriro w'Imana ujya umanuka nta gitambo kiri ku gicaniro. Nushyira umubiri wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe ku gicaniro, ukavuga ngo Mana iki gitambo ngishyize ku gicaniro, manura umwuka n'umuriro, Imana ifitemo inyungu izabikora. Make it your daily prayer. Nubyuka mu gitondo ujye ubwira Imana ngo Mana, your sacrifice is a week. Shyize ubuzima bwanjye ku gicaniro cyawe kubw'uyu munsi, umanura umwuka n'umuriro, aho ndi bunyure hose njyana impumuro nziza ya Kristo. Murigire isengesho ryanyu, Imana izabakoreramo ibitangaza birenze ko mushobora kubitekereza. Ariko uyu munsi ndagira ngo twegerane, mfatira mu biganza by'uwo mwegeranye, tugiye gusenga. Fata n'uwo hirya, ntihagire umuntu usigara nta umufasha, kereka wenda ufite icyo arimo gukoresha ikindi kiganza. Kandi ngiye kubasengesha, musengesha abantu batabimenyereye. Amen. Murabinyemereye, kuko kumvira niyo ntambwe ya mbere yo gusubizwa. Turasenga bimwe, hanyuma dutegereze ko Imana ikora ikintu. Amina. Dusenga Imana. Ndasenga musubire mu Mwami Imana, dufatanye ibiganza nk'ikimenyetso cyo guhuza umutima. Uyu mugoroba turi imbere yawe, tuvuye mu miryango itandukanye, ariko duhuje inzara, duhuje inyota, turashaka kuzura umwuka. None Mwami Imana, twishyize ku gicaniro cyawe nk'ibitambo bizima, umanura umwuka, umanura umuriro,
aho tugenda hose dutware ibishashi tuvanye aha hantu kugira ngo dukongeze ububyutse guhera aho tuba no kuzageza ku mpera y'isi. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, utweze udutunganye, nurangiza utwambike imbaraga. Tuguhaye ubuzima bwacu ubukoreshe, wiheshe icyubahiro, uha ubwoko bwawe umugisha. Kandi mwami Yesu, wumve gusenga dusengeye aha ngaha, usuke uwo muriro kuri iriya campus aho twiga amasomo n'ahandi dukora imirimo, aho tuzanyura hose uyu muriro ujye umanuka, abantu bamenye yuko tugufite. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe kugira ngo tuguheshe icyubahiro, duheshe ubwoko bwawe umugisha, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Murekurane, buri muntu wese yisengere. Ngiye kubasengera, buri muntu wese azamura ijwi yisengere. Turagushimye mwami Mana yacu, wumvise gusenga dusenze hano kuri uyu mugoroba. None turakwinginze ngo ureke imbaraga z'umwuka wera zimanukire muri iyi sare. Mwami Yesu niwe waduhaye isezerano, uratubwira ngo ugiye kwa data, ngo kandi nugerayo ngo uzatwoherereza umufasha. None mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo ndasenga ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuri iri teraniro. Ndasenze ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuri aba bayobozi. Ndasenga ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuri aba baririmbyi. Ndasenga ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire kuri buri muntu wese uri muri iyi sare. Imbaraga zawe zize kandi umushyireho ikimenyetso kitazashidikanywa ko wabikoze. Wumve gusenga dusengera Hamana. Igihe kirageze ngo duhe ububyutse wadusezeranije, igihe kirageze ngo dusoreze amasezerano, ariko ntushobora kuyasohoza udafite abantu mugiye gukorana. None tumaze kukwemerera mwami Yesu ngo niba ushaka abantu uzakoresha, ntuduceho, ntudusige, imbaraga zawe zituzeho. Kandi numara kutwambika imbaraga tujye hanze tubwiriza ubutumwa, nituririmba abantu bajye batsindwa mu mutima, nitubwiriza abantu bajye bihana, nidusenga amadayimoni ajye avaho, nidusengera abarwayi bajye bakira, nitwigisha abantu bajye bahinduka. Imbaraga zawe zimanukire muri twe mwami. Kandi mwami mwuka wera turabizura aha ngaha, genda hagati muri twebwe, 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 genda hagati muri twebwe. Ufate kuri uru rubyiruko, ufate ku bayobozi babo, ufate ku baririmbyi, ufate ku bapastori, ufate no ku bandi banyeshuri baraha, ufate no ku bandi bose baje muri iki giterane. Imbaraga zawe zimanukira ahantu mwuka wera, genda hagati muri twebwe, genda gukora uyu murimo. Kandi iki giterane mwami kizagire umusaruro mwinshi kubw'imbaraga z'umwuka wera zamanutse. Mwuka wera manukira gukora umurimo wawe. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza niwe uzafatanya natwe. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza uzenda kubye maze ubitubwire. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza niwe uzaduha viziyo y'ibyenda kubaho. Umwami wacu yaratubwiye ngo nuza niwe uzakorana natwe, ngo tuzabwiriza ubutumwa wemeza abantu ibyaha, ngo tuzabwiriza ubutumwa wemeza abantu ibyo gukiranuka, ngo tuzabwiriza ubutumwa wemeza abantu iby'urubanza. None manuka ukora umurimo wawe, uzutwuzure, uzutwuzuze, uzudufate, uzudukomeze, ucana umuriro wawe muri twe. Kandi uwo muriro ntuzazime, tumere nka cya gihuru Mose yabonye, kuko Imana yari icicayemo. Uze wicare muri twebwe aho tugenda hose, tugende natwe turi nk'icyo gihuru kigurumana ariko ntigikongoke. Uyu muriro ntuzazime, uyu muriro ntuzazime, uyu muriro ntuzazime, uyu muriro ntuzazime, uwucane ntuzazime, uyu muriro ntuzazime. Genda hagati muri twebwe mwuka wera, wikorera umurimo, uhesha umwami wacu icyubahiro, uha ubwoko bw'umugisha muri twebwe, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Zaburi ya mbere.